Yes, rero reka ngomeze kuguhereza ikaze mu biganiro twari turi gukorana cyangwa se mu biganiro twari turi kugirana bya buri munsi cyangwa se ibiganiro bikwigisha uburyo ushobora kwitwara cyangwa se uburyo ushobora kumenya nimba umugore yagukunze kandi ukaba ushobora kuba wamurongora mu gihe gitoya cyane. Ibimenyetso bibikwereka cyane yuko weho uba umutinya. Ndi kugusobanura rero bimwe mu bimenyetso bishobora kukwereka ko yamaze kugwamo, ku buryo ushobora kuvuga iryo jambo ntaryakire nabi, ahubwo akaguhereza igisubizo gihwanye n'ibyo wifuza cyangwa se gihwanye n'ibyo weho wari ukeneye kuba wakumva. Rero ku mwanya wa mbere nari maze kukubwira yuko ushobora kuba wamusaba guhura nawe muri mwenyine cyangwa se mu buryo bw'ibanga. Wenda ushobora kuba wamusohokanye wamujyanye ahantu runaka cyangwa se muri ahandi hantu. Ibyo ngibyo nabyo twari twabivuzeho. Ngiye kukubwira rero kimwe mu kintu bya kabiri gishobora kukwereka yuko rero uyu mugore yaguyemo. Rero ikintu uzakora umaze kumusohokana, ugomba kumusaba yuko nawe azajya ageza igihe akaguhamagara, ukamubwira se ko wewe ntabwo ujya utekereza nyine, ukamusaba yuko rero agomba kujya aguhamagara. Ikindi rero, ubwo iyo utangiye kubona ko yatangiye kugenda aguhamagara cyangwa se hari uburyo yatangiye kugenda akwiyumvamo, utangira kugenda umuganiriza noneho ku biganiro by'ibishegu, ku biganiro bijyanye mumbabarire, ku biganiro bijyanye n'ibishegu cyangwa se ibiganiro bijyanye no gusambana. Ukajya ubimubaza, ukamubaza nimba wenda we n'umugabo we cyangwa se we n'uwo bashakanye bajya babikora neza bikamunyura. Ukamubaza nimba nyine we ajya anyurwa. Tayari rero atangira kugenda akubwira ibi ngibi. Aka kanya rero ikindi kintu ugomba kumenya, kuko iki kintu ni nacyo cy'ingenzi, iyo umaze kumenya amakuru kuri ibi ngibi, utangira kumutega agatego, ukamubaza niba yagusura cyangwa se, ariko si na ngombwa ko umubwira ahubwo ngo nsura, aho ni kuko umubaza, ahubwo wowe urategura, ugategura wenda bitewe n'uburyo n'ikintu yakubwiye ko akunda. Ubundi icyo kintu rero nicyo kintu umutegeraho, maze umunsi umwe mu gihe uzaba uri muri geto yawe ukamubwira ati waje ukanywa se kuri cya kintu ko ngifite naguteguriye, cyangwa se waje ukarya kuri cya kintu. Iyo aje rero ahangaha nibwo uhita utangira kugira ute, niho utangira kumutegera. Hano rero tutarihuta cyane ngo nkubwire uburyo iyo ageze muri geto yawe uburyo ushobora guhita ukurikizaho kugira ngo ubashe kumukoramo akazi. Tutaragera kuri iki kiganiro, ndaje mbanze nkubwire rero ibimenyetso biranga umugore wagukunze. Reka dukomeze. Umugore rero wagukunze akenshi uzamubwirwa no guhora agusekera mu gihe muri kumwe, ndetse utuntu twose uvuze tw'amafuti ubone ni utuntu turi kumusetsa cyangwa se ibintu wivugiye wowe wikinira, ubone ni ibintu bimushimishije nyine, ubone ni ibintu bimunyura. Guhora yumva utwo tuntu twawe ujye ubona ni ibintu bimunyura. Rero aseka naho bitari ngombwa. Umugore wagukunze ni ukuvuga ngo ujya kubona ukabona ari kwisetswa mu gihe nk'icyo ngicyo, mu gihe muri kumwe ukabona ari kwisetswa, cyangwa se mbabarire ndi kwayura cyane sinzi icyo nabaye, nimba ari uko ndi kuvuga ibi bintu, cyangwa se nyine ukabona akunda ko kwiporotokoreshwa mu gihe muri kumwe, abagukora ku mutwe, agukwikurishwamo utuntu, cyangwa se agukora ku myenda, ibintu nk'ibyo nyine ukabona ahora yisekeshwa ariko anagukoraho. Umugore wagukunze rero kandi akunda kugufataho cyane, akunda kugufata ku rutugu cyangwa se ahandi hantu. Ikindi kizakubwira rero umugore wagukunze, akunda guhora aza kukureba cyane, haba aho uba muri geto kuza kwitirishwa utuntu, haba aho uba mu kazi kuza kwibarishwa utuntu, kugutira amayinite, kukubaza ibintu by'ibibazo afitiye ibisubizo. Aho ngaho rero niwe uzamenyera umugore wagukunze cyangwa se ugushakaho ikindi kintu, kuza kwibarishwa ibintu nk'ibi ngibi cyangwa se kuza akwibarishwa utubazo nk'utu ngutu. Ibi ngibi rero nabyo
nabyo ni bimwe mu bimenyetso bishobora kuba biranga umugore wagize umugore wagukunze weho muhungu. Ibi ngibi rero nanone bikurikiranwa neza n'umukobwa wagukunze. Ibyo byose nabyo ni bimwe, ntabwo ari ku bagore gusa, ahubwo ni n'ibintu biba no ku bakobwa ndetse n'abasore. Rero havuyeho iki ngiki cyo guhora aza kukureba no kukwaka serivisi za hato na hato zitandukanye, ikindi gishobora kuba kiranga umugore wagukunze cyaba ari ikihe? Ntabwo ubundi akunda kukuvugisha kuri telefoni, ariko akunda kuza kukureba kenshi. Aha ngaha rero biba ari ukugira ngo kuri fone bitazarabura hagati yiwe n'umutware wiwe. Ikindi kintu rero, umugore wagukunze akunda kukubwira ibibazo akakubwira